ubona bitahura balundi bupopinge nabo ubona bitavamo abo warebye ukabona reka n'ibyago utagendera kuri character umuntu ugendera kuri character wowe ugendera kuri character nta kibazo urahitamo uwo mbaza mbere ubanza umenye character ziwe ubundi nta kibazo twikomereza ubundi dukomeza duhere kuri uyu beautiful queen urabanza umwibwira yewe nitwa Belize hari ikindi ushaka hariya yego nta kibazo urambwira ibyo ushaka kumenya ariko Belize ukora iki njye ndiga mu buzima busanzwe uriga nta kandi kazi ugira ku ruhande nsanjye nkakora rimwe na rimwe okay we Belize wowe uri single sibyo ndi single and searching okay wowe mu gusacinga kwawe wumva ukeneye umusore umeze gute yaba muri character yaba mu miterere yaba mu mikorere like your type umusore unsumba ufite confidence kandi nabonye ufite confidence okay yeah that's ikindi umusore ufite nyine akazi keza wenda bitewe n'amafaranga yinjiza ku kwezi ahubwo yesi nageze menya amafaranga wenda yinjiza ku kwezi ngo bimenye oya nta kibazo and for you uwe amafaranga uba wumva like waba uri satisfied nayo ku kwezi byibuze wenda ku buryo waba satisfied n'ibyo ushaka gukorera ngereranyije wenda makeya nka 1M yeah okay niyo twaheraho akoze cyane niyo twaheraho none se byibuze wigeze ubona akazi byibuze kaguhemba nka 150 yigona nakabonye muri 150 wa savings mangaye icyo ni kibazo like 89 Beri impamvu ndayivuga wowe nyine mu like nyine buri wese afite imyumvire yiwe n'ibyo ashaka ku muntu cyangwa nuko wabyumva ku giti cye sibyo ariko ndakeka ko wenda uba mu rugo ntabwo tubyumva kimwe ntabwo ari ukutabyumva kimwe ushobora no gusanga wenda nyakorera cyangwa hari ibindi biyampereza ahubwo nashaka kumenya niba koko uko wumva wowe ushaka uwo musore byibuze winjiza 1M mu kwezi byibuze we wasevinga byibuze burasa ni 10% arahoya nka 80% yayo wakoreye ku buryo wenda mu mezi nkangahe waba ufite iyo 1M ku giti cyawe kandi uri independent so nsanze nyine like saving nyine na expectations zawe nyine n'amafaranga y'umuntu yashobora kubakorera bitari ku matching birumvikana rata yego Beri sukudahuza kundi wenda wasanga ibindi twabihuza impori nta kundi gatubyakire ategereza abandi basore ntacyo Cedric amahitamo n'ayawe uhitemo neza nyereka uwundi wa kabiri wumva ushaka yuko tuvugisha akabiri ase ubundi reka two guhitamo tugende ku murongo ubwo Belize byarangiye Belize se ntabwo navuga ko birangiye umva mubanze nyine like nawe wenda ahangaha bishobora kuba birangiye ese nyuma y'amezi ntihari ubundi buzima se nta kibazo dukomeze twagiye Beri kwaheri twagiye kuwa kabiri ndagufasha nta kibazo ega you're a queen I am serving you here thank you nitwa Divine ndikorera curuza imyenda n'inkweto yego urakoze cyane Divine uribana cyangwa uba mu rugo no ndibana uribana watangiye kwibana ryari maze imyaka sorry amezi 8 yego watangiye business yawe ryari natangiye business kwezi kwa mbere yego kongs tukomeze bumwihoreye ngo aha Divi turakwibikiye wowe turakwibikiye turakomeje twagiye next nitwa mfite imyaka 20 izina ryo waryumvise naryumvise nambwire abakobwa bakunda igendera kuki
abakobwa kunda abakobwa nkunda ngaho ko numva okay reka subiza ntawe vugisha ukuri kwanjye vugisha ukuri kwawe yego Berize njye nkunda abakobwa nyine batabyibushye cyane like baringaniye to yes basubijwe nicyo kibazo cyonyine umubaza nese urakibana uribana cyangwa uribana ndibana nese mu myaka yawe ufite wigejeje kuki wigejeje kuki nyine nigejeje kuki okay ntabwo ari byinshi cyane ntabwo ko ari byinshi cyane ariko wenda ku musore ungana nanjye nkaba mfite wenda isambu ndumva nyine aho bigereje byaba ari ibyo icyo kintu navuga nyine ko kirenze nyine tu nta kindi kirenze byose nta kindi wumva wibagiwe aha Cedric uyu mukobwa hari icyo umunenga n'umukobwa se yitwa Hani ubuki hari icyo umunenga asibye yataye navuze yaba hari icyo umunenga wari kuba wapopinze balloon ubwo turakomeza dukomeze nta kibazo sawa amahirwe urayafite mwana wanjye ntiwihebe twakomeje twagiye aha Kesi izina rya kabiri se kutari tuzi Nigena Kesi Nigena yarabigernye koko Kesi iratanyibwirira ukora iki mu buzima busanzwe ndacuruza urikorera watangiye business yawe ryari intego yawe ni iyihe natangiye business yanjye mu kwa kabiri intego mfite no kwiyubakira inzu nziza mu mujyi wa Kigali no kugura imodoka urakoze cyane nongera nkakubaza ati nk'ikibazo nabajije Berize wowe iyo umuntu ari gusacinga bafite ibyo agenderaho bafite criteria ziwe wenda rekana kukubaza mu miterere cyangwa iki nshaka kumenya muri karakteri ko burya imiterere ni umuntu yiremera nshaka kubaza muri karakteri z'umukungu nyine ukunda wo numva waba akubereye kabisa ukavuga ati nkanjye Kesi ko nibona ibyo maze kugeraho ibyo nshaka kugeraho nshaka umuhungu umeze gutya nkunda umuhungu yihagararaho nkunda umuhungu uzi gukora akaba yubaha ibyo byujuje ndakeka kuba harimo ibintu byinshi umuhungu uzi gukora ayagera kuri byinshi ibyo byujuje nta kibazo we nta expectations ntabwo ndi bugendere ngo muremure mugufi cyambere ni urukundo yari urukundo ibindi byose nta kintu biba bitwaye none se nk'uko Berize yambwiye ati umuhungu byibuze agomba kuba ahagaze muri 1M ku kwezi wowe ukunda umuhungu uzi gukora cyangwa ukunda umuhungu ufite nyine like sinzi wo kuntu byumva ko ari uvuga ati ngiye byibuze yakagombye kuba yinjiza 1M ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nawe ya 1M nta ntego afite byibuze yo kuzayikorera ikabiyiwe ntabwo ndi bugendere ngo yinjiza angahe ahubwo ndareba mu buryo akoramo kuko gukora niko kuduha amafaranga tugomba kwinjiza ushobora kuba uhembwa iyo M ariko udakora ukabona iraje gusa ariko burya amafaranga uzakorera ukayavunikira uko yaba angana kose agira icyo akugezaho yego urakoze cyane Cedric balloon ntayo popinze dukomeze aha turacyagenda cyari muri Andrize dukomeze twagiye nitwa Mutoni Esther yego ukora iki mu buzima busanzwe ndacuruza yego umaze igihe kinini ucuruza ntabwo ari kinini kuko ntabwo nikorera ntabwo wikorera uracuruza urabikunda ndabikunda none se we intego yawe wumva mu buzima like nk'ibintu nka bitatu uba wumva nyine ushaka kuzageraho nshaka
ndashaka kuzagera ku rwego naba mfite bizinesi yanjye yego kandi biri mu nzira. Ikindi kuba naba mfite inzu mu mujyi wa Kigali atari mu nkengero kuvuga ngo ngiye gutuza ikantarange ubwo byarangiye twahuye ari rwo rwego rwawe cyangwa ari bwo bushobozi bwawe najyayo. Okay, undi musore umeze gute? Undi umusore muremure wikorera. Yego. Okay. Wikorera. Yego. Aramutse akorera abandi se afite iyo ntego yo kuzikorera. Byaterwa n'urwego n'igihe amaze akora n'urwego we ashaka kugeraho. Yego. Bivuze ngo ushaka kuba wikorera abandi ariko ubona nta cyerekezo cyo kuba wakikorera. Bisaba ikindi gihe kirekire. Ariko twese mwese nkanjye nshobora kuba mfite inzozi zo gutangira business ya miliyoni 20 kandi nkaba nkorera wenda 150 avamo ibintu byinshi ariko nkaba mfite yandi saving. Ubwo ngiye nk'iyi ntego nkavuga ati mu myaka runaka byihuse. Myaka runaka uko byakunda. Yamenye ya mbere amenye n'iya kabiri. Okay, turacyakomeje. Bye. Ubwo wowe umurongo wawuvuyemo. Ariko se mbere yuko dukomeza wari wamukunze wowe? Oya. Ko barone sutari wayimere. Wensubiza ndetse. Ngaho twibwirira. Yitwa Micheline. Imyaka 20. Nkora ibintu bijyanye na marketing. Urikorera cyangwa nkorera abandi? Korera abandi. Okay, Micheline. Wowe ufite aba-ex bangahe? 2. Uravugisha ukuri? Yego. Cyangwa aho ngaho nawe uri kubara? Sanga nawe uri kubara. Okay, nta kibazo. None se amahirwe menshi yo kuba mushwana uyashyira kuri ruhande ntubugamire ku ruhande rwawe ko ari ndi kubaza urambwira nyine uruhare runini nibo babitera ariko wenda nanjye ntabwo nakigira mwiza mvuge ngo nanjye hari ibyo nkora wenda bikaba bitabashimisha tugafata umwanzuro wo kubireka tukabyihorera. None se nk'umusore muramutse mukundanye nta kintu gifatika afite ariko ubona nyine azi gukora cyangwa afite ashaka kugera, wakwemera ko wenda mufatanye urwo rugendo cyangwa nawe hari ibyo ugenderaho? No, just njyewe iyo umuntu afite urukundo kandi nkambibona ko nkunda kandi ashaka no gukora nta cyambuza gukomezanya nawe. Ko bivuze ngo gapapu kuri we ntabwo zikora. Okay. Uribana? Oya. Uba mu rugo? Ntabwo mba mu rugo. Mbana na mukuru wanjye. Bana na mukuru wawe. Twikomereze? Amahirwe nawe uyafite. Twakomeje twagiye. Vanessa rya kabiri reka buriya nibyo tuba dushaka. Mutoni. Uzi gutona se koko? Cyane. Yego. Okay, Mutoni muzo musanzwe ukora iki se? Ndacuruza gusa ntabwo ari njye gukorera muri abandi. Okay, ukorera abandi. Okay, byibuze se mu mafaranga ubona ku kwezi arajya ugerageza gusevinga? Yego. Sevinga nkangahe? 10%, 20%, biraterwa nyine wowe. Buri wese se si intego yiwe. Yeah. Sevinga 20% bitewe nayo muri. Okay. Kundi umusore umeze gute? Ndi umusore muri mu nsumba. Okay. Yego, kandi ikindi
witonda. nta kindi inzobe cyangwa igikara ntabwo imibiri yombi cyangwa se igikara bose nta kibazo. okay inzobe wapi okay uribana ngombana n'inshuti yanjye bana n'inshuti yawe wowe ufite izihe nzozi? inzozi mba numva mfite ni kuzagira akazi kanjye ari njye wikorera nkavamo umumama ni mwiza wakubaka urugo neza. Ajya wambwira ngo ufite imyaka ingahe? 19. Wowe wumva ku giti cyawe wazashaka umugabo ufite imyaka ingahe ku giti cyawe? as long as dukundana kandi twafashe n'umwanzuro twabitekerejeho twabiganiriyeho nta kibazo. Basigaye rero bafite ikibazo kimwe aba bose basigaye reka tube dusubiye hariya gato hanyuma ukibabarize hariya njye begera mbahereze mikoro ariko hagati aho hari abakobwa bangaye 1 2 3 4 5 bagifite amahirwe abangaba ubwo basezere bayi tugiye noneho kuguha umwanya ubabaza icyo kibazo ubundi bagusubize ubundi turebe ko nawe wakwibonera umukunzi. Twagiye dukomeze. Ikibazo kimwe cyanjye kiragaruka n'ubundi kuri relationship twaje gushakana kiragira kiti nk'ubu uramutse ukundanye n'umusore wenda umeze neza ufite akazi ariko kubera ibihe bitabaye byiza akazagera agakena uwo muntu mwakomezanya akubaka bushyashya cyangwa wowe wamureka nyine ukareba wundi n'undi intego ze zaciyemo neza? Mere ku murongo. Okay, njyewe uwo musore twakomezanya kubera ko njyewe nawe mfite business yanjye nikorera ya mafaranga twarasevinze dushobora kuyongera muri cya gishoro cyanjye business tukayagura akaba yakaza tugakorana. Niko njye ndi kubyumva. Ntago namureka kubera ko akazi kahagaze. Nahubwo nakongera igishoro muri yane twasevinze business tukayagura cyangwa tukareba akanti kantu twakora tugakomeza ubuzima. Kuri njyewe urumva ntago nikorera ako kazi ntago naba nkizeye kanjye kandi urumva nawe nta kazi yaba afite se inzara yatwicira hamwe twese mu rugo ntago twakomezanya. Dusubiremo. Ndavuze nkanjye sinikorera kandi biryo utikorera ntago akazi uba ukizeye 100%. Urumva ubuse nanjye bahise bakankoraho twakomezanya gute nyine twese nta kintu dukora. Turakomeje twagumana ko njye mbere na mbere kinavuze nagendeyeho ntabwo nagendeye ku butunzi nagendeye ku rukundo kuko ari urukundo byose birahahora tugafatanya muri icyo gihe abuze ako kazi tugashaka kandi cyangwa tukareba ikindi kintu twakora. turacyagenda. Nanjye twagumana kubera ko ntabwo bivuze ngo niba ukundana n'umuntu cyangwa ubana n'umuntu muzabana mu byiza gusa mu bibi ntimubane. Njye twakomezanya pe tugashakisha kandi kazi kaboneka kagakora kandi katanaboneka akagumya gashakisha. Njyewe ukuntu mbyumva twakomezanya kuko n'ubundi amafaranga abuze tugatandukana ntabwo naba naramukunze we naba narakunze amafaranga so rero dukundana amafaranga akabura nagarira ngo twakomezanya rwose tugashaka ndi turi kumwe. Cedric ko bikomeje kugorana wabuze amahitamo. Ikibazo kimwe yababajije abakobwa bavuze ko bakomezanya ubwo rero Cedric aba bakobwa bose basigaye urabatwara?
oya none ntago nabatwara bose ko ntago ndi muswati ntago uri muswati aha twakomeje uracyahitamo baracyahitamo aba bagumanye balloon ni ikikwereka ko ugifite amahirwe yego koresha amahirwe yawe rero muri aba bakobwa bane bose wababonye nta n'umwe wigeze usaba 360 ngo ahindukire yikaraga atambuka urebe uko atambuka ubwo se usanze hari ucumbagira muri abo wapfa kumukunda oya sinjye kandi nakubwiye ko nkunda character ukunda sorry akunda character okay ntago ushaka kureba iby'inyuma mbese oya aha noneho ngewe ndagira ngo nkubarize ikibazo ndahera kuri uyu nguyu mfite impamvu ari we mpisemo ndahera kuri uyu ankoshe mana reba ukuntu aseka ariko babibonye umva ndashaka kubaza ikibazo kimwe wumvise kariyeri y'uyu musore yego icyo akora wacyumvise wumvise ku kazi akora nta mbogamizi zirimo muramutse mukundanye nta mbogamizi zaba zirimo nta mbogamizi zirimo kuko nakubwiye ngo nkunda umuntu igikinyabupfura kandi ntiwatanga serivisi nta kinyabupfura gihari noneho n'uburyo ansubije njye ndumva bindenze reka tujya kuri uyu wo hepfo Cedric uyu mukobwa mwiza yitwa Vanessa afite imyaka 19 abana n'umushuti we aracuruza ariko akorera abandi ntiyikorera yego aho nta kintu wumvamo ngiye ku bwanjye samutse namukunze wamukunze se ubundi ntacyo atwaye oya nshaka namukunze cyangwa se namukunze ntacyo atwaye wamukunze ngiye kuvuga ko namukunze ubu ziriya baloni zose aba nazi popins wari kuba wazi popins okay ntacyo atwaye okay namwishimiye okay yego Vani uyu musore muramutse mukundanye yavuze yuko yagize heartbreak ya breakings up yigeze kujya muri relationship muramutse mukundanye niki kintu wakora kugira ngo umwomore igikomere yatewe n'uwo bakundanaga murakoze mbe na mbere twanze tukaganira nkamenya nyine uburyo uwa mbere yamubabajemo hanyuma akaba ariho mera noneho mwomora cya gikomere ashobora wenda kuba urugero ataramwitagaho cyangwa se akamuca inyuma cyangwa se nyine namwiteho nk'umukunzi we aha rero niho nahera nyine mbikora ndakubariza ugende wumva dusubire inyuma gato ndashaka kukubaza Micheline yego ndashaka kukubaza umusore mukundana ni ikihe kintu kinezeza wumva kikunezeza mwazajya mukorana muri kumwe wigira isoni feel free umubwize ukuri ikintu kinezeza twazajya dukorana ni ukuba turi kumwe twishimye wica ku ruhande ndashaka kubyumva neza utugere muri detail kuba muri kumwe of course niba mukundana muzaba muri kumwe ariko se ni ikihe kintu kikunezeza wowe wifuza ko umusore yazajya gukora umusore mwakundanye uramutse ukundanye nka Cedric ni iki kintu kikunezeza wakwifuza ko azajya gukorera ntacyo nababwiye nimutaba amaso mwese murashiduka muvuyemo haleluya oya turakomeje reka tujye hano nawe ndakubaza icyo kibazo umusore mukundana ni iki kintu kikunezeza wowe ku giti cyawe yagukorera ukumva ewana uranezerewe cyane cyo ikintu cya mbere nkunda mu rukundo ubundi iyo dufite time tukajya ahantu hatuje tukaganira akambwira goal ziwe nkamubwira izanjye biramfasha cyane kuko ngenda amenya wa muntu tukundana ni muntu ki yesa kundi iki nkamenya n'icyaduteza imbere muri ibyo ngibyo kuko tuba twisanzuye turi free buri wese abwira buri wese amarangamutima ye mba numva ari byiza cyane ndabikunda yego Cedric uracyanyuzwa dukomeze cyangwa tube turetse nshaka kugaruka aho ngaho bose bari kubica ku ruhande tutaraca ku ruhande bose bari kubica ku ruhande umudusobanurire neza wenda izo goals muziganiraho ariko se muziganiraho buri munsi ntabwo tuziganiraho buri munsi ariko mu buzima busanzwe abantu bakundana iyo bari kumwe baba bumva batuje
buri wese aba yumva ko ari nyine ari free kuko ntabwo utekereza ngo sheri wanjye yagiye hanze cyangwa se hari n'abandi bakobwa oya ahubwo wowe ubwawe n'uwo muri kumwe kuko mwamukundana mwumva munyuzwe muganira nyine tumuhana keya nk'abantu bakundana ibyo ngibyo rero biba bikenewe mu rukundo kuko byongera urukundo rwanyu. Hariya mbwe ngo ufite imyaka ingahe kwanza? Mfite imyaka 23. Ese muri kubica ku ruhande yani ikibazo abicaye ku ruhande ikibazo tukireke dukomeze icyo kibazo cyangwa gihe n'ubushake bwawe. Oya wowe urumva ni wowe hano bari guhitamo wowe urambwira ikibazo tugumishe icyo ngicyo cyangwa mpindure nge ibibazo ndabifite byinshi cyane nkasa ndabifite ibibazo urabifite mpindure ikibazo gihindure ko ndumva bari kugica ku ruhande ariko uyu we yangoye kumubaza wa yangoye reka ntekereze wowe ku musore mugiye kugendana umusore mukundana wa prefera yuko yihitiramo outfit agiye kwambara cyangwa wa prefera kuyimuhitiramo? Twajyanisha ko twadukundana turi kepa. Wacyumvise igisubizo? Wacyumvise cyangwa subire agarukeyo asubiremo gato? Wacyumvise? Abaye sari umuhungu wenda ukunda kwihitiramo outfit ziwe none dukundana twabiganiraho. Dukomeze. Hasigaye abakobwa bangahe? Babiri. Katurebe muri aba babiri who is gonna be Cedric's queen? Van wowe ku musore mukundana Cedric muramutse mukundana wa prefera ko yihitiramo outfit muramutse mugiye nko gusohoka? Namuhitiramo hanyuma we ku giti cye nawe akambwira gusa namuhitiramo akarani babiri fit ingora bahise biracyagoranye bikomeje kugorana. We are remaining with two queens. Tugende cyangwa turacyari hano? Tugende nta kibazo. Ufite ikindi kibazo ubwo? Oya noneho ahasigaye reka mubwire aba bombi bajyana genda bakwihereye. Hano hari ikibazo Yego. Ukunda umukobwa ameze gute? Njyewe nkunda umukobwa ufite indangagaciro za Kinyarwanda wiyubaha utiyandarika like wenda ushobora guhavinga fana ariko ukagira limite. Umukobwa mushobora gukunda akaba proud apana ko akunda baza wenda abona umuntu yamaza ati se uri single cyangwa uri taken kitamwanga urareba ngo rutubazo ngo mfitanye na boyfriend wanjye already wamubwiye gutyo agomba nawe kugukansoringa mu buryo bwiwe. Ikindi kibazo cya kabiri umukobwa aramutse afite famiye yiwe kabita kwemera kandi ashaka ko we niyo famiye yiwe mwiyumvanamo wakora iki? For me numva icyo nakora cya mbere ni kugaragariza urukundo wa mukobwa nkunda kugira nawe abyumvise iwabo kuko ntago ushobora kujya kwiyumvishamo famiye kandi itakwiyumvamo. Ushobora kuba bari gusaba byo udafite gukunda umukobwa. Wakora iki nyine kugira ngo bakwiyumvemo? Umukobwa aragukunda ariko ari gushaka nyine wowe nawe murakundana, ari gushaka ko famiye y'umukobwa nawe kwiyumvamo. We wakora iki? Umukobwa uruhare rwe yaratanzwe kuko yarakwerekanye kandi kukwerekana icyerekana ko agukunda. Ahasigaye nahawe. Aho ngaho rero cyaba gisigaye nta kindi nakora ni ugutera intambwe nkereka iyo famiye y'umukobwa yuko icyo nshaka nta kindi atari ry'abasore b'i Kigali. Nkavuga ati mfite gahunda ubwo tuganire ku by'imisango n'ubukwe. Babyemera it's fine, babyanga ubwo naba nabaye flop. Nasubijwe uracyayifite? Nuko kesi yasubijwe. Hari ikibazo wifuza kumubaza cyangwa twikomereza? Nshaka kumubaza ikibazo. Ngo turamutse dukundanye agasanga mfite umwana hanze kandi bikaba ngombwa yuko wenda ibyacu bizakomera ukagera kuri uwo mwana tukazamuzana mu rugo, we yabyakira ate? Mwana namwemera kuko ni umugisha
Okay. Cedri umwana baramwemera baramwemera cyane. Hari ikindi kibazo cyangwa tujye kuri Vanessa? Van, twaje Nese ngo yanarushye. Oya. Nanjye namwemera ko nkuko yabivuze umwana ni umugisha kandi nawe nazabyara, ahubwo byaba byiza yamfasha kwitoza kuba umumama mbere yuko Okay. uwo mwana yafasha. Ikindi nkubaza, ndakubaza nk'ubu ukundanye n'umuhungu, ntabwo murapanga iby'ubukwe cyangwa muri abafiyanse sinzi, akagusaba ko muryamana mutara uretse tubanze twiruke tujye twagiye kesi bigenze bite? ntabwo naryamana n'umuntu utarakora mariage. Okay, kesi. Uti Sinaryamana n'umuntu utarakora mariage. Okay, kesi. Ndabyumva nyine ufite n'ibyo ugenderaho. Ubu ushatse kumbwira ko kugeza ku myaka wambwiye ufite nta musore murahuza? Nawe. Okay, I like that. Uretse subirayo gato, subira inyuma ho gato. Umubajije ngo? Mubajije ku myaka ye yambwiye. Aha. Niba nta musore bararyamana. Nta n'umwe. Nambwiye ko nawe. Muri make ndi isugi. Okay, nice to meet you. Barakwanze. Kesi aragukatiye. Yarekere kuri Vanessa. Twakomeje. Van. Bakubazaga. Bari baturugoye ariko nta kibazo. Ikibazo yakikubajije. Abonye gasibana nta kibazo. Kubajije ngo n'ubu wenda dukundanye. Birabya amafamiye ari ukuntu umuhungu aba afite famiye y'iwabo ariko idashaka umukobwa. Kunda kubaho. Ugasanga wenda cyangwa umukobwa akaba adashaka wenda niba afite mama wanjye cyangwa papa agashaka ntita kuri famiye yanjye. Akazambwira ati bareke wenda ni nk'urugero simbikwifurije, wenda ugasanga wari imfubyi njye mfite famiye. Ugasanga ari famiye yanjye ntago muri kumacinga. Aribo batanyemera cyangwa ari njye utabemera? Wowe utabishaka ko mbitaho cyangwa tugiye kubana ukambwira ati niba ufite iwanyu, kuko akenshi abahungu bakunda kurya indoboda. Bamwe ati niba ufite iwanyu ntago byakunda. Wowe ku giti cyawe ubyemera gute? Njye nkashaka kuvuga ngo abiwanyu ntago mbemera. Yes. Ngashaka ko twitanye kuri famiye yacu hagati yanjye nawe. Famiye ntago byakundana none. Wowe byumva gute? Wumva ntacyo byabigutwaye? Kwita kuri famiye yawe? Yego. Ntacyo. Nawe ukayisangamo nk'umukazana koko. Cyane rwose. Nese twaba tugiye gushakana nuko ndashaka ko ari umukazana cyane. Ugomba kwita ko ni famiye yawe. Cyetse ahubwo wowe bayita kuri famiye yanjye. Okay. None se wamfashije iyo balloon ukayimera n'umuntu wayiguhaye? So wayiguhaye? Yego. Niyo wayiguhaye? Mfashe uyu mumera. Balloon barayinsubije. Mubirebe neza ladies and gentlemen. Muhereze na Kirdayi ataza kwisubira. Imana Kirdayi. Ataza kwisubira. Utisubira. Akira nanjye nisubira. Ariko se ko mutishimiye abandi bana? Uko nguko byagenze kuri ino nshuro. Ngayo nguko barakundanye baraberanye munkurikire babyeyi. Queen and the King. Noneho mugiye guhagarara. Aha, perfect. Muhagarara aho ngaho. Mubanze mubitegereze ko mutishimiye abandi bana. Mubishimire pe. Sibyo? Mubishimire. Vane ku isoni zikurenze se. Ku isoni zikurenze. Aha. Noneho mbere yuko mugenda. Cedric wamukunze. Yego. Cedric, Vanessa wamukunze. Yego. Ubu. This is a match. This is a what?
match aba rwose ubu tugiye kubaherekeza batambukana ishema n'isheja bigendere ubutaha tuzagaruka tureba ko bakiri kumwe